ndi gato ugereranyije n'ibyo nkora. Biroroshye ko amasantimetero 87 n'ibikoresho hagati ya 80 n'ijana, ariko kubera ko nkora n'ibyo ko nshobora kubyaza amazi n'amabanga nkakubitsa ko Imana Satani kuvuka no gupfa byose bibaho, nkatuma umusegani iteye kugira amaso abikora. Mfite izina ry'abanyeretse ko izuba n'amazi, ubushyuhe n'ubukonje bibaho. na Lieutenant General Mikhail Timofeyevich Kalashnikov. Ni njyewe Kalashnikov AK-47. Umfite ukagwa amazi ntabwo byambuza kugufasha icyo wanyitwarisha. Kunshyiramo imyenda n'umucanga ntabwo bishobora gukora umwuka ukora akazi niyemeje. Ubushyuhe ntibwamindura amazi cyangwa ubutita bumindura ibyadombije Titanic. Kumanura kubarebera utinya ntacyo byamindura. Kunkoramo ikiraro ntibituma nshwanagurika, ahubwo bigufasha kwiyambukira. Ni kirazira kugumya isi bikaba indangagaciro kubaho mfite. Keretse ahatabaho n'ahabaho hose nahuzuriza inshingano zatumye benshi bamenya. Byose mbishimira Kalashnikov wanekerejeho. Ni njyewe Kalashnikov AK-47. Ngo ndi igikuramutima baramvuma, ngo ndi igisarenda kidatoranya. Ubwo nitwaga n'inkora amaraso izuba ryacanye, oya ndarenga ntabwo nikoreshaga. Ngo ndayishyirwa baransingiza ngo nabafashije kwikiza imbaho zari zarabatsikamiye kuri benshi mbarutera Imana. Yego ibyo nabyemera. Bansingiza bamvuma byabarenze bampemba Kalash. Ngiye Kalashnikov AK-47. Yaranyitwaje Stalin atesha agaciro iby'umutuku wanditse. Yaranyitwaje Saddam Tsizoko w'amazungu Amerika. Yaranyitwaje Osama Nsimbuze hafi ya hose. Yaranyitwaje Charles Mugira perezida. Yaranyitwaje Gonzales u Rwanda bashakaga kumukenesha. Yaranyakiriye Salvador kuva kuri custom ambarwa benshi bifuzaga. Yaranyitwaje wa mwana tugiye kuva magenda ntacyo yikanga. Yaranyitwaje wa mushumba ndagize ubw'inkazi. Yarametse wa mubyeyi Nsimbuze we yagiriye ku gisi. Yandageje ubugingo yinye Satani ku bushake. Yishyizemo ko ubufasha bwanjye bumufasha kugenzura cyose yabombye.